administration mwe mukuru byo mushano wundi injawuro reka tuye kugira ino episode ndende gusa shara kuri APR bitwaye neza ariko administration kubitagashi muri yangane you just get away with it right now. The boss don't think mwakoze neza no ntago mwakoze neza nuko mugize amahirwe yeba bari kubirukana shaho. The boss nago ngo muramucitse no nagobonaga kuntu ministre yameze bagira yegana arabizi sinye kumugenda biziko bizi Nelly arabizi neza arabizi ariko kiza gire nawe mugibe nibareba yarameze ase no arega nawe bibona bagiye kutwicaza boze agiye kutwicaza ubundi hariye nawe ari kumukira match yose yabaga badukutaga rero na match yanyuma imitima yari yagaze nawe hari nawe aho gati ibintu mu nkorera ni ibiki wabonye Nelly ko narameze na umva pressure yanga manyarabwe ni mutsinwa hanga ariko seriye muri administration ziranjyaburo muzi mwarariye muri conference hano muri playoff mwihangane muhereza abanyarwanda byishimo kuko mwibyanyu mwarabonye za abanyarwanda kuba ari njyaburo mwarayikoze abanyarwanda kuba ibyishimo bishyemo abakinyi kabisa. Leonard ari perfectly fit kuri ya mwanya wa nani wa Dani nimuzane emotion kabisa muri finale murabona ko byadi komeye administration mwazanye ba McRae ngo bazakina bale mubona ko batari fit aba ba witwa byo mujama Nobel muramuzanye aravuni nawe ntabwo yari kuba fit yanga yari kuba kukina nk'aba ba Dani urumva so mutubabarire rwose abakinnyi b'abanyarwanda barari bazi gukina mukuremo emotion mu bintu bya rekitamo and we are back with the Buzzer Pod episode 26. Comme menyereye uniruhiriye ase waje represent ariko kuri kamera waje represent anga ngo uko menyereye ruhigi uko menyereye ni kabe tazadi unika be nanye niruhiriye. Voilà, you see, man, that's what I'm talking about. Yes, sir. Twagiye episode zagiye 26. 26 ni. Man. You must say ni special it's a special ball turakora recap ya ball yose. Cyane kuri squad yacu ya APR ko yitwaye. First of all, ya felicitation qualification. Twabivuze ariko. Twabivuze ko agomba kujya noze ko byari. Twabivuze ko byagenze. Awe surprise imwe uruka nkubwira awe surprise imwe yanuze MBB ditsinda oya still nakubwiye ko navuze ngo yari biri guaranteed warambajije ngo nono APR zabe ya mbere uri buka reaction yanyageza agati wapi ya mbere neka so man prediction yawe yari yakabye nizeye yuko byibura imbere y'abafana APR yagomba kuba nimwe byibura at least kurarahira kareka kuri ala nakubwiye nta nubwo yakoraho that's turaza anyway congratulations kuri the Lions no kuri pe abantu bose barishimye man uretse abafana bare sinzi impamvu basket nare iba muri basket bajeho nimugashake ngo nima if you hate APR ya football muvuza no muri basket na sport yari kabisa ako nago ifite abayita benshi oya ariko nago ifite abayita benshi buri inde APR ifite abayita benshi abafana bare bose ni basket na Rayon ntabwo iraza muri basket so sinzi impamvu rero bahetinga kuri APR ya basket cyo ako abantu benshi bari bashyigikiye cyane benshi twari tubishyigikiye sasa rero ndashaka yuko no munsi abantu bundi benshi badukurikirana resultat barazimenye yego ndashakaga yuko tureba nyine squad umukinyi ko bitwaye
how about it that's a good idea ariko nanone aho ngaho nibwo turibuze kumenya ese ninde mukinyi udakwiye kujya muri playoff. Yes, wari cyo watanze wenda kuri bench waraciyaringaga wenda bagushizemo iminota 2 nabona n'abandi bakeneye ku improvinga abakeneye ku improvinga n'abakenewe kongerwa muri squad muri roster. Yeah man, go on. So rero dutangire kuri our number 2 nuze Rondo. Yeah, Rondo, he deserves to be on the squad kabisa. Yatanze ibyo afite Rondo rwose nanjye neza match menshi, yari umushuteri wacu mwiza kuri match zimwe na zimwe ariko nyinshi yazikinye neza. No, wanabonaga ko ari wowe nyine ari wowe udafite igihunga. Match yanze wabonaga ko byanze atanahatirije ariko nayo ntabwo yahatirizaga. Yarangiye afite ndumva yarangiye afite 8 points 11 point ariko nubwo byabonaniye gushuta ariko na poor decision yakoze. Na poor decision ndigeze akora. Wabonaga shot yafashe rwose buri byanze ariko nyine kanga barigiye bigo. Kuri standards twari tumenyereye one shot kuri muri shoot myagiye muri 5 ntago yari igize ariko nyine bikeneye yuko nyine aba more aggressive. Yego urabona kuna Obadi yabameze Obadi ari aggressive cyane ariko nawe nuko ari giye bivanga bigapfa cyane. Ari aggressive ni nziza ariko ari giye bivanga ako buri yereka nkwereka iyo byanze agakora turnovers nyinshi cyane. Akora nka Rondo gano umustata wacu. Yego iyo byanze ari giye ubona yuko ndo yatari gutsinda byanze ntore biri kwanga na bampuye naga amashuti ari guforinga. I try to get on the basket to be aggressive. As our best nyine nk'umukinyi ngewe I would like Noel kuba that aggressive ariko akana walking kuri turnovers ziwe arigiye ako zino izi match yarahiriye kabiri ningi ya NCT neza cyane. Oya zose zose match zose wabonaga ko ari ushagu kabisa. No washaka kujya kuri basket we igihe cyose ariko muri aho ngaho ari ukuntu turaza kumugeraho nuze no Obadi. So how do you rate him? Nyine amanota wamananga ku 10 Rondo performance ya muri no conference 7 out of 10. I'll give him an 8 then 7. Okay, twagiye kuri Obadi number 1 nabanje nuzo sana tugende kuri cyatwanze kuba start. Twagiye kuri Diarra twanze kuba start abandi. Diarra muhaye 10. Ya Diarra nanjye ko imvune bibaho muhaye 10 kabisa. Ura mugaba ni X factor. City 22.17 rebounds 8 blocks. Ura ni X factor ni X factor wa those numbers are wa crazy. 8 blocks. Uri ufite na injury uramujama ni X factor 17 rebounds ni X factor uri mugabo. Ya Diarra ni indireva kabisa nanjye nandi magame yose niki yakinye neza yo bashe gukina iyo yari yagarutse niriye ya fan yatagize ama-numbers yasanzwe niriye ya Alfred ya kabiri ariko birumvikana yabonye amanota 10 ariko ntabwo yakinye amanota 10 ntabwo yakinye njye nabonaga yari afite imvune still ntabwo yakinye yari comfortable. Rero kuba yarakinye inuze byibuze iyo tuza kuba tumufite muri kuri NCT yari kuba bari kudukubita cyane 22 points 8 cyane that's not even a doubt cyane. Ya rero nanjye ndamuha 10 kabisa yagerageje yatanga ibyo afite it's a 10. Twagiye kuri Ndoye nk'umuvetera rero Ndoye nk'umuvetera namuha a big 9 kabisa. Nta kindi washaka kuri Ndoye ngo kibone kirenze kiri. Ndoye naramurebye akina unarebye no muri Spurs tubunote yabonaga cyangwa muri mu Bufaransa Ndoye nukuri ni kuri kabisa. I'll give him a 7.5. Yana muhaye 9. So uravuze Rondo ari hejuru ya nani ya Ndoye. Yo. Jeniko fan ni judgment. Ni yawe nyine sawa nyine. Ndoye fan.
Ndoye na mwa 9 kabisa ari ukuntu mana adafata umupira nta nubwo kuntu areshya na kuntu adafata rebound birambabaza that dude after 34 I don't care ntago ari mukuru cyane urashaka umugerana none sinarusha imyaka 9 nani ntago ari mukuru cyane agomba kuduha rebounds arusha imyaka 9 Diarra yeah ahubwo rero nyetemo na nuze na Diarra atarimo ntago nyine bari fan njye narindwi ntago ndi gukritika cyane ako agomba gufata agomba kugira byihoreza agomba is a double guy twihute vuba vuba at least twihute vuba at least ngiye mukenewe double 15-10 yamushaka cyakoze yeah ngera mu 9 okay twagiye nore twagiye nore baracyari dinge muri assist na nubu ngewe muri conference yaje ngewe nore I have nothing against him nawe namuha a big 9 nore ndamuha kuko nge nere nzi kunakina nakundi washaka nore akina ni kuri ahubwo ya level nubwo abantu batari abantu batari kubyemera ku nore level kuntu ari gukina kurusha uko yara ndamuha nuze ndamuha 8 sibyo ngira ngo improving has to improve on his scoring ntago buri washaka gushaka hana pasa kureba nka match ejo yavuye muri afite nuze afite amanota 0 ama assistant yonyine nimba ashaka kwispecializa kuri ibyo bintu nabikora ariko ari nawe bashobora gusoma game nyine ko nta kintu ndisubiye nore mu 8 nge naye na mu 8 kabisa naye mu 8 okay twagiye kuri 6 man harabura mu Mpoyo muri mu statane usigaye Mpoyo naye na mu 8 Diarra Ndoye Mpoyo nanjye ni 8 he knocks down them he's not aggressive ntabwo aggressive bahagije karindwi nawe nkamuhereza kubera peut-être kubera nta mu 8 kubera ko byibura arigeze azamura score bikenewe amashut kana wakinga ariko ntago bihagije kabisa 7 kandi nawe wagira ngo nene umushuta gusa na midrange zirakunda iyo byane ushobora kujya kuri basket imbaraga mu 7 twihute vuba twagiye so Obadia 9 anjye big 9 none ikintu namukundiye urabona kuri match ya Al Ittihad man bagiye muri foul trouble kabisa apivo babo gushuta ntago byarimo kudukundira neza yafataga decision akinjira nta wundi mukino twari dufite wakora birabi cyane kabisa Rwanda niyo mpamvu nge namuhaye nuze namuhaye 8 na biriya bintu Rwanda yagombye kuba bikora akinjira nimba gushuta byanze gerageza winjire rega na midrange rakora ntago ibintu byose ari atatu gerageza ugere kuri basket nawe ushaka izo free throws rega bakomeze bagire mu mafu muri foul trouble ni mukuru nawe diga niyo mpamvu rega nuze bari abatipo bo muri arayi ya match bayo nawe ni mukuru rega man nta muntu mukuru upfa kwinjira nka kuriya agomba kwinjira bro nawe aracyari muto ngena nkunda aggressivité ye arinjira agashaka amakosa niyo mpamvu Robin Williams namuha 7.5 Rore yarikora neza kabisa 7.5 nanjye 7.5 Chobozwa namuha 4 it's below average 6 no ni opinion yawe ngenda bivuga impamvu nimwe sibyo ntore nako Nshobozwa mu myaka 3 ishize yarari imbere ya ntore yego ntore nta rugana kina gofete kandi nagaruvuga ngo ntore ngo ni umwana ngo byabe byose ntore ntago ari munsi ya 25 nka 26 aho ntore Nshobozwa n'ufite 26 Nshobozwa happy Nshobozwa ntago ari munsi ya 27 years Nshobozwa afite 26 nose Nshobozwa na ntore ninde mukuru umva nkubwire Nshobozwa ntago ari munsi y'imyaka 27 ni afite 26 rero kereka nimba ari kuri passport ahubwo kuri passport yaba ari mpamvu Nshobozwa n'umwana Nshobozwa ndamuzi twarakinanye ntuze basket arakwira afiki ni generation yanjye ariko ari mukuru kumurusha nimba muruta umwaka umwe
cyangwa 3 kandi nge ndenda kwiza tarate cyangwa 3 oya ate ku cyumba oya Nshobozwa ari munsi ya 27 nimba mu ruta Nshobozwa afite 26 ese warete kukura kuri passport ku myaka bayivuga bite genda muzi Nshobozwa myaka afite 26 kuva zamani Nshobozwa ndamuzi kuri Rafiki nimba mu ruta imyaka 2 nge mfite 29 ubwo nimba ari muta afite 27 aha ya 3 nakubwiye singira oya na umva ubwo bunanze vuga ko tungana cyangwa mu shumwakunga ariko ntago ari munsi ya 27 gusa nyine Nshobozwa ari gusubira inyuma pe nturasigaye amurusha bigaragara singira ngo ari kumurusha ashaka ikintu nabwira Shoboza ni kimwe no kwa Justin kuri game gato kumva gutuza akamenya yagiye gukora apana kuza icyo nawe ikinamurusha ari Shoboza nagwambira ngo basket yaramanutse ngo mbyemere je nane kabisa nane na moye nafite 6 nawe nuko nta defense namukeneraga namu expectingagaho muri Nile Conference ntago ari yankoreye aho ngaho niho wonyine yankoreye ya defense ari kuba afite 7 cyangwa 8 yanjye Nshobozwa ndamuhane kabisa agomba ku improve cyane kandi ikindi mugira inama zitava muri APR akajya uzabona amafaranga muhemba boke ntacyo nakorera amafaranga akayera yibagirwa ko playing time muri APR yo nigini mpamvu bira bino bintu bimubaho byose Nshobozwa n'umukinnyi iyo adakina nta ashobora kuba yishimye kubera afite n'uko yarazi ko yari umukinnyi like okay na azahitamo amafaranga cyangwa kariyeri ibyo numva ngewe nuko aya nta muri APR yakina ahubwo we nakome niyumve basket nyine yumvira umutoza basket yamubwiye apana ari ukuntu umukinnyi kumva basket bimugora urumva kumva system kamidite system na bapana kuvuga basket kumva system like tukine bingibi bikabozwa ko mbona ameze Nshobozwa mbona ameze nka Boisi gute ko Nshobozwa n'umuskori yabishatse ratsinda arashuta yakwinjira ahubwo wenda system na APR yo abona bidahura neza abona nka meya wamushakaho ko atuza nka Nori cyangwa barando cyaba nyina gatuza ako Nshobozwa afite ubushozi nk'ubwa Boisi arinjira arashuta aradefanda nyinona yuko Nshobozwa nagwamushyira mu kibuga umubwira ngo ntabwo uri butsinde ntabwo biba wa mugani ngo ujye gukora defense gusa ntabwo bibaho nyina kini ikipe nyine muye freedom agakora ibyo ashaka sawa twakomeje arundi Den Mila 3 Mila navuze we umuha 3 naravuze ngo ari mid ukenda kunyica nka ari mid wenda kunkubita ngo ari mid kabisa nabaye disappointed byatare kabisa ko match za game ebyiri za mbere batsinda nabonaga kare numvaga wenda ni role umutoza mu kare ko ramujyamanye namubonye ikina ari mid cyane mid kabisa voilà ayo manota twayabaye kuri Justin nawe fana 5 Justin namu 5 Shuma 5 nawe ntaga amakosa ariko yari muri squad Shoma umuhaye amanota menshi kurusha Nshobozwa ibyo nari mutegereje ntago nkubwira Shuma expectation nari mufiteho nazo rero nagomba kujya nta kintu ari mutegereje ariko rero Justin man muri match ntago yavagamo Justin nawe na moya 5 adatsinze trap ibyo wari umukeneyeho okay Justin ibyo nari mukeneyeho iminota yabonye nawe na moya 5 average Gano 5 nawe na average zero ntago yakinye ni zero bamuha amanota 5 yo gucaringa kuri bench ameze mu gutya okay tumuhe rimwe basi kuba yari muri squad yaranciye voilà Sambe nawe ni nka uri muri academy nawe ni nka rimwe tu ni nka amakosa ariko shobora nawe ntago raye to okay twagiye mu mbwira coaching staff ndayiha 8 kandi tuberere batwaziye twarukuru badukosoraga nubwo abakinnyi ahantu nabonye twaba exposed ni kuri arahiri kuri no match hari ukuntu nyine yakoraga system ukabona gambira ukabona ni zone none point guard gatona azamutse bahise mu trapping ikipe ishuta neza iragukosora kandi nibyo ko byagenze kuri arahiri neza
niko byagenze exactement nose nk'umutoza akaza gutrapping no urabona nuze Ndoye cyangwa Diarra barazamuka akaza gufasha nka Nore wo mu point cyangwa Obadia ahantu mutipa agahita umutipa nka Badouche cyangwa uri Assad atatu direct kandi ngo mwari mutangiye kuzamura momentum mugiye kubona ko zigemo nk'amunota nk'abiri agahita wongera bagahita badukosora direct iriya ball ntago byakunda ku ikipe iri mature nka Al-Ahly ibyo ngibyo gushaka gukina zone kuri iriya ekipe wowe nk'umutoza iyo bakujya nk'umutoza hari iriya offense ya nani ya Al-Ahly wari kwistopa gute ni man to man ugakora amaswitch urumva ugashaka byibura ugashaka ukareba nk'umuntu ukambwira sinzi uko wabigenza ntabwo ndi umutoza ariko waribonaga ko wari kudukura za Al-Ahly kambwiza ukuri abakinyi ba Al-Ahly bari clash kurusha bacu nukabeshera umutoza nge abona ngo Mike bro abakinyi ba Al-Ahly barusha nose nagobonaga uburyo nubwo bazana Phil Jackson hari atatsinda ira Al-Ahly afite AP je nabonaga twifitemo game imwe kabisa oya unarebye kuno baregeje kugira AP korera comeback ku buryo wenda kugira amanota ubona ko yaregeje Al-Ahly ahubwo yari ifite n'amakosa menshi Al-Ahly gutsinda AP y'abakinnyi ba Al-Ahly n'abandi bari baregeje ya match bari bayikari nagonaga kuntu bench yabimeze ariko mwana gutumira nyine nimo umva mubwira ngo ikintu byagenze kuno nta yindi shwari yari ifite abakinyi bari bafite amakosa menshi ari bafite nk'abaki nuze uriya Sad yari afite amakosa ane Badouche yaranujuje urumva uriya pivot wabo nuze Dean Thompson yari afite amakosa ane kuva ryari uriya mutoza yo match iri tight njye niyo mpamvu nabonaga Rwanda agomba kuba aggressive kuri ya match nyine umva nkubwire kuva ryari Al-Ahly sibyo ikina Boissy umunota wa karta ya mbere ku munota wa 5 agahita niyongere kuvamo kuri match ya pere byagenze gute hakuna match ya pere nawe yakinaga nawe na Boissy ntago nagwira match ntago arimo nta nubwo bamukinishaga nk'ukuntu basanzwe bamukinisha reka nta match nayirebye nyitegereje gake gake ko nashaka ntago wigeze baca amazi pe ashaka kwikubita kugira batange statement ko nanuze bayitanze nyine byo ndikubwira twari kwifitemo nanjye I believe it izo if zica ibintu byinshi sare squad yose ziciyemo noneho tujye kuri abo gukupa administration aho tugomba gukatinga aho bagomba kuva mu squad minuzi igihe cyo tuzanya administration utuma umuntu avuga ibintu by'ukuri bagakubona ko abantu bagomba gukatinga nyine bakava muri squad wa mbere Den Miller igomba kuvamo toka kabisa umuntu agomba kumusimbuza ngiye ndatanga suggestion Leonard Junior uri muri NBB kuko NBB reka mabwiza ukuri Leonard Junior nanjye ni batamusi kuko nawe ni umupower forward ashobora kwicreatingira shot ye ashobora kwinjira after the temps arasimbuka na defense nziza cyane Leonard Junior apel mufite amafaranga umva uriya man uriya rwose don't even think twice kabisa NBB no ni umukinyi muzi wabonye ibyo yadukoreye yadukupise amanota 29 okay nimba muna kumwe muri Amerika akira muri G League urumva nimba ari n'abanyamerika mushaka n'aba Den Miller Jamani kabisa twagiye undi ugomba kuvamo Shuma agomba kuvamo ugomba kumusimbuza umukinyi w'umunyarwanda aho mugomba kumusimbuza umukinyi w'abanyarwanda azi gukina murabazi nashaka rwose singa ko by'abenye mu Rwanda bazamusimbuza APR nta mundi mukinyi zazana utari wa APR urabizi neza bagomba kubazana nako bazabazana Mukama ajye muri squad cyangwa Mukama apana tunumvije ngo impamvu Mukama adakina ngo nuko ashobora kuba adafite passport nyarwanda ashobora njye izo ntango mbizi njyewe akurumva ko mubwiza ukuri sibyo ikipe nka AP
ishaka ko Mukama kuva oya tujye muri reality ya APR niko kuri tujye muri reality ya APR umuntu ni umunyarwanda ku babyeyi bombi numvishe no muri televiziyo sinzi interview nigeze kuvuga ko yize zagwa intiza ari umupeta afite imyaka 3 yayize za la Colombier araba kugeza afite nka nimba ari nka 6 ans sinkeka kuko yakire muri ariko ngiye simbihagazeho ni harimo de benefit ngo impamvu atakinye urumva yakiniye Canada urumva ashaka kudakina equipe nationale akaranga muntu byo ndabitswa gafite iranga muntu ndabitswa ifite ahubwo ngo ashobora kuba adafite passport which I don't believe. Urumva nyibyo ndikubwira realite zacu zo mu Rwanda z'umuyo sport APR ishakira passport nuze Antino akinya bwa mbere mu Rwanda wamugana urumva kumbwira ngo Mukama ngo yamuri ibyangombwa byo urumva bibo so urumva wamugana Dylan nani yakire kuri Dylan Mukama yabari aha kuri sana nawe igomba kugenda man he's injured ugashiramo nde he's injured man abakingiye anyway bazikuru barekirite n'abanyarwanda bazashaka nta munyarwanda bro nta munyarwanda bazashiramo bazazana undi umunyamahanga uzajya mu nimero kandi ukomeye cyane uvuna ninde simuzi tugende tubanga ubundi bazakuramo none se ko ari abakinnyi nyine nibyo nyine nabindi Just azagumamo ariko anyways apere mva mutubabarire rwose mubonye ibyabayeho ejo bundi mwamutangiye kujya mu mibare nk'iy'Amavubi ngo MBB nikora gutya NCD kagera ibyo bintu mushaka nta nubwo mwajya muri iyo mibare muyangane muri playoff ari abakinnyi bane mutwara abakinnyi bakomeye rwose abakinnyi batatu ari Miller ari Karekezi ari Sano nabo batatu ubundi njye na Justin namukira man Justin kuma Justin rega umva nkubwire ino ni finale n'abagabo bagomba gukina reba ariko nkubwire uvuga ngo experience reka nkubwire sibyo ari byo rero nkubwire uramukinnyi wa NBA nago yagenda kabe uva nkubwire ninde mukinnyi w'umunyarwanda BR ntituzizi ntibazigiyemo bose uretse umwaka ushize APR igiyemo izi rege BR ebyiri rege yagiyemo niyambira Patriote yo ariko na Patriote nayo yarere Chris muri uyu mukinnyi wagiye mutabimerita neza w'umunyarwanda muri ya mbere yari Sano Gasana icyo yarakomeye ariko yaravuye muri Amerika yarakomeye icyo gihe Sano Gasana gusa ariko nta munyarwanda wigeze ujya gushaka experience muri bar mbere yuko aperiza turabyemerana nose abakinnyi bagiye ni bande ni bakinnyi abakinnyi bose bari bakomeyeho mu Rwanda baragiye babatwaye sibabaga muri Patriote almost bose nyine byo ndikubwira uretse nshobozwa uya nanuzi icyo gihe se yari muri rege bakaje kaje ntabwo ari muri Patriote icyo gihe kaje ari muri rege ndumva fineka hari Steve hari Gaston hari Kaje hari Nshobozwa ari batanu yarimo nanuze na Nuriya Jean Paul uri muri Kepler ndumva yararimo na Sano Gasana ahubwo Patriote hari ukuntu yigira amahirwe ikagera mu kimwe cya kane yari ifite bandera b'abanyamahanga okay reka tu gusa nyine ibyo point yacu murayumva iyi ni finale naho ubundi no squad ni mujyana muri Afrika y'Epfo bifuza hakiri kare nagahinda gusa nokuri wabonye kuntu abantu ba imitima ntago none tuzitwaza ngo byara yavunitse ngo turarize no se bizagenda imvune zihoraho yego na excuse dufite muri Afrika y'Epfo amakosa yabaye mwarabibonye aho mugomba kuramfusa mwabibonye umuvyo nyine nekereje ngewe sibyo nimba mbara bunda abakinyi 10 sibyo buri mukinyi nubwo bitaba post par post ariko buri mukinyi umwe avamo undi yajyamo ukabona ko nta cyo kirimo
kandi ibyo bintu APR yabishoboye kubikora kurekrita kuriya nyene nibyo nshaka ndashaka nimba bafite rimwe ucyaye bazana undi umusimbura ucyaye rwose abagada APR ifite 100%. urumva abagada rwose ikeneye mundi mu power forward kabisa PF kabisa ukomeye Leonard uramufite wamubonye aho Leonard rwose uramukeneye niwe Dan Miller arabonye ko ntacyo niwe wenyine Dan Miller ntago ashobora kwicreatingira shoot ye reka ntabwo yabikora kandi urumva akura amakosa menshi uriya mwanya wa Dan Miller nani ari perfect agize ikibazo Leonard yakina ari perfectly fit mahari ahantu so iyo ari suggestion umugani wawe sibyo administration mwe mukuru byo mushana ubundi injawuro reka tuye kugira ino episode ndende gusa shara kuri APR bitwaye neza ariko administration kubitagashi muri yangane you just get away with it right now the boss don't think mwakoze neza no ntago mwakoze neza nuko mugize amahirwe yeba bari kubirukana shaho the boss nago ngo muramucitse no nagobonaga kuntu ministre yameze bagera yegana arabizi sinye kumugenda biziko bizi Nelly arabizi neza arabizi ariko kiza gire nawe bugibe ni bareba yarameze ase no rega nawe bibona bagiye kutwicaza boze agiye kutwicaza ubundi ariyo nawe ari kumukina match yose yabaga badukutaga rero na match yanyuma imitima yari yagaze nawe ahari nawe aho gati ibintu mu nkorera ni ibiki wabonye Nelly kuna rameze na umva pressure yanga manyarabwe ni mutsindwa hanga ariko seriye muri administration ziranjyaburo muzi mwarariye muri conference hano muri playoff mwihangane muhereza abanyarwanda byishimo kuko mwibyanyu mwarabonye za abanyarwanda kuba ari njyaburo mwarayikoze abanyarwanda kuba ibyishimo mshyiremo abakinnyi bakomeye kabisa Leonard ari perfectly fit kuri ya mwanya wa nani wa Dan Miller nimuzane emotion kabisa muri finale murabona ko byadikomeye administration mwazanye ba McRae ngo bazakina bale mubona ko batari fit aba witwa ndi aryo mujama Nobel muramuzanye aravuni nawe ntabwo yari kuba fit yari kugakina nk'aba ba Dan Miller urumva so mutubabarire rwose abakinnyi b'abanyarwanda barari bazi gukina mukureme emotion mu bintu bya rekitamo turabasabye kabisa mudufasha aracyari kare rwose mufite n'ibyumweru nka ibindi byo kwitegura ari abakinnyi batavuga ngo nuko ngo main ngo systeme niki wapi unless mutemerewe kongeramo akanya kaba gashobotse ntacyo nyine mujyane na squad ubwo nyine abanyarwanda rwose kiri ku munda kuri cyana basket reba muri conference ngiye mbivuze umva ko mbivuze they just get away with this one we kubwera inziteri dukubise yahuze gato usere sa amahirwe nta mahirwe nyine MBB ni yadukubise twajana kuri match za Abduvuga ati twase tubibone ko byahise bigenda gera ko ku APR nyene yananangaje ntago numvaga ko yanatakaza umukino kuri MBB no kuri NCT numvaga ikipe zayitsinda rimwe gusa City ya ahubwo babayitsinda cyane kurushaho anyway congratulations again nukuri mwihangane Leonard ubu sinzi kunameze ariko bro Yohana mu mafaranga arakenewe mwera nani yanyu aratsinda arasimbuka akora defense neza ni umu PF mwiza kabisa ara defenda amaza ama bloke anyway yeah man aya niyo nyine ari mfite yo kuvuga ange bona utargose umva mu ministeri Ferwafa ndabizi nago mutinya peri niki ariko ewana mu intervene bashaka abakinnyi naho ubundi reka ngende kubwira Ferwafa ngeje madresse ni kuri ministeri ministeri state minister rwego yego match twarazibonye if you want us to be embarrassed wa mugani muri South Africa muzajya ino squad Nelly minister ngereka mwibutse pressure wari uriho match igiye kurangira you don't want that uracyari muto mutima nuza kubera AP gose nimba mutanabizi muri ministeri dufite abakinnyi bane batagiye ikintu badufasha muri squad batatu
ni bane. Okay sawa dufite Den Miller dufite Shoma dufite Dike na Justin nta kintu yagufasha cyane. Justin cyari umwana muto kizamuka nta kibazo ariko mubimenye dufite abakinyi bane nta kintu azadufasha South Africa. Justin mufate nka nk'umukinyi ntacyo azagumemo basimbuza abo batatu. Yego abo batatu bakeneye gusimbuzwa cyane ko nta kintu naho ubundi muri kugusorera rwose mu rucaca niko abanyarwanda bajya bavuga tangira ikinyarwanda gikakaye rwose nta kundi ubone mutabikora. South Africa no kujya guseberayo ubona visit Rwanda tukahita tuvamo round ya mbere. By the way hari abantu biteguye ngo indege ngo nago izazima ibyo bintu byo nashaka nyewe ibyo nabonye ngo ngo none se ngo indege nago izazima icyo nicyo nashaka kuri AP na mana turinde icyo kintu ngo indege ngo nta nubwo yazima apere mana mbabura biturinde mbanyibona muri kare byibuze muri kare demi finale at least. Yego kabisa ubundi jemba mbona igomba gutwara BAL. Oya nawe akamidora tangiye oya nibyo apere ifite ubwo bushobozi. Yego rabufite akapara naho nambaye umwaka utaha kubera iki sumungu kubera iki mungu batabikora. Right now dufite MVP wa BAL wabonye kuntu bakamba kambye. Right now dufite MVP wa BAL Diarra sawa niyo wa mbere yidinga ama block ni wa kabiri mu manota ni wa mbere muri rebound. Why not? Dufite Rwanda dufite bano ba Obad dufite Ndoya ramo hasi kuki utamuzanira umuprof wa Dre manzane nka Leonard nakwishima cyane kuki utatuzanira bano bakinya abanyarwanda tuzi kuki utatuzanira bano bakinya abanyarwanda tuzi bazi gukina basanzwe muri champion. Why? Okay ya naho utarera nibwo bwarutunga nyine kuri ministeri nimba bishaka pere ari gihe bataba babyumva neza gusa that is our own opinion kandi abanyarwanda benshi niko babyumva. Rero tutarambiranye cyane dusoreza ahangaha ariko yo sharat kuba basket n'abakunzi ba basket ariko episode zacu bagerageje kuzireba bari active na kandi icyo nakunze nuko bari bisanzemo cyane bisanzemo tubonera nyine ku comment section kabisa bisanzemo kabisa ni ikintu cyo kwishimira cyane kabisa. Keep on subscribing, keep on sharing, keep on liking. Yeah man nuko no gukomeza baduha inama. Yeah of course yeah nama comment yanyu kabisa. Sawa nawe utarira muri episode 27 juice cheers peace. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.